nitwa Uwamahoro Mathilde, nkaba ndi inshuti ya Beata, nkaba ngiye kuvuga ku buzima bwa Beata. Beata muzi ansanga mu kazi mu bitaro by'indwara zo mu mutwe i Ndera, aho nakoraga. We yaje ansangayo mu mwaka w'2006, turakorana, dukorana igihe bisanzwe nk'abakorege, ariko nyuma muri 2013 hari umwana nabyaye, n'ubundi tujuru dukorana na Beata, umwana w'umukobwa. Niwe ahanini waduhuje cyane bikaze, iby'ubucuti biza kuvamo ubucuti burenze, tuba nk'abavandimwe. Uwo mwana rero nenda kumubatirisha, mu by'ukuri nagize inzozi ndota Beata yamubyaye mu batisimu. Biba ngombwa ko Beata nk'umuntu twakoranaga ndamwegera, ndamubwira nti narose umbyarira umwana mu batisimu, ni rero rwose nta wundi muha, niwe ngomba kumuha, nabirose kandi rwose ngomba kumuguha. Ahita abyemera, umwana ndamubatirisha, mubyara mu batisimu. Ubucuti bukomeye, ubuvandimwe bitangira ubwo ngubwo. Hanyuma turakomeza tugakundana, gize ibirori nkaza, nagira ibirori akaza, bigeze ubwo hatangira intangiriro y'inzira y'umusaraba, niko navuga, y'uburwayi. By'uburwayi byatangiye Beata tutagikorana, ariko ubucuti, ubuvandimwe byarakomeje. Hanyuma ubwo yigeze kurwara bikaba ngombwa ko ajya kwivuriza hanze mu Buhinde, byabaye ngombwa ko akenera umuntu ujya kumurwaza bakajyana. Akibimbwira rero ntanabajije rwose, akibimbwira ni ibintu nahise nakirana umutima mwiza, ndavuga nti tuzajyana, nzaguherekeza, humura. Imyiteguro yarabaye, biba ngombwa ko Beata muherekeza, ariko muri iyo myiteguro nk'umuntu wari ugiye kugira ngo bamubage kubw'uburwayi bwe, nta bwihebe yari afite, ahubwo nkanjye nk'umuherekeza ni njyewe wari ufite nk'ubwihebe, kugeza ubwo tugeze igihe cyo kugenda mu nzira tugera n'iyo tugera, wasangaga babaza bati umurwayi ninde, kubera ko Beata ntabwo yagaragazaga ko ari burwaye mu by'ukuri, kubera kwizera, morale yahoranaga. Ubwo twaragiye tugerayo, bataramubaga yabaga ari umuntu ubona pe muzima, ni nayo mpamvu bavugaga bati umurwayi ninde. Hanyuma turiyo, ubwo njyewe numvaga ngomba gukora ku burwaza, nkamukorera buri kintu icyo ari cyo cyose, ariko wasangaga ashaka kumfasha. Kenshi nkamubwira nti jya wemera ko urwaye hanyuma umuntu agufashe, ariko akamba hafi ngo amfashe ibyo mutegurira byose, kubera ko yari atararwara bataramubaga. Byageze igihe rero bamukorera operasiyo, hanyuma mu kumukorera operasiyo byo yagize intege nkeya, bikaba ngombwa ko mufasha buri kintu, ariko we afite umwete n'umurava wo kugerageza no kwifasha kubyuka ngo agende. Noneho ikintu cyantangazaga kuri we, nubwo yagiraga ububabare,
ntabwo yashoboraga kwerekana ko arimo ababara. Yaratuzaga, wenda tugiye gufata nk'icyo kurya, ububabare bwarazaga agaceceka ko gatoya. Iyo yagiraga silence namenyaga ko arimo ababara. Nta na rimwe nigeze numva ataka, nta na rimwe nigeze numva ataka avuga ati ndimo ndababara aha, ndimo ndababara aha. Yagiraga silence agaceceka. Rimwe ububabare yagize bukaze, nabibwiwe nuko nabonye amarira ashoka ku maso ye. Mbona amarira ashotse ku maso, ariko ntigeze numva avuga ati wenda aha harandiye. Mu by'ukuri ububabare yagiraga we yabufataga nka kado. Iryo jambo yararimbwiye ry'uko ububabare arimo ari nk'impano Imana yamuhaye. Niyo mpamvu atagiraga ikintu cyo kuba yataka. Ku byerekeranye n'imyemerere n'imyizerere ye, icyo ntari navuze, tukigera mu Buhinde bataramwopera, byabaye ngombwa ko dushakisha ahantu abantu baba basengera b'abakatolike. Biranatugora cyane, turemera turatega tujya kuhashaka. Tugezeyo dusanga ni ahantu hatari na kiliziya, hateguye ishusho ya Bikira Mariya. Turumirwa, dusanga abanyeshuri barahigira, ariko bafashe ameza bateguraho Bikira Mariya. Twari tuzi ko tugenda tugasanga ahantu wenda hari isakaramentu, tugashengerera, hari Yezu. Turumirwa, tubura ahantu hari isakaramentu, ariko tubona ahantu hari sitati ya Bikira Mariya n'abanyeshuri barimo bahigira hafi aho ngaho. Tubura naho tuvugira ndakura Mariya, aho ngaho hari sitati ya Vierge Marie. Dusubirayo turataha, ariko twaka amakuru niba bajya bahasengera ryari. Baduha amakuru y'uko ku cyumweru habera misa, tukajya tuza. Mbere y'uko bamwopera twahaje mu misa rimwe. Urumva ko mu by'ukuri nta mahoro yagiraga atarabona ahantu dusengera. Ako nako nari nibagiwe kadufashije tukigerayo. Noneho ubwo twagiye mu misa, twagiyeyo ku cyumweru bazamwopera kuwa kabiri, hanyuma twaka randevu kuri abo bapadiri kugira ngo bazamuzanire Yezu umunsi bazaba bamwopeye. Abapadiri baratwemerera. Umunsi bamwopeye rwose, abo bapadiri bakoresheje uko bashoboye, bamuzanira Yezu. Bavaga ahantu kure pe, bavaga ahantu kure, banikamufuye, bahishe ko ari abapadiri. Bambaraga amakote, bakambara amapantaro, bagatebezamo ya makanzu yabo y'abapadiri, kubera ko ho nta bakatolike benshi bahari. Barabihishaga, kubera ko iyo batabihishe bakagenda biyerekana hose bashobora kuba menase. Barabidusobanuye kubera ko twarabaje tuti se bite. Bambaraga ibikote bifite ingofero, bagahisha nyine aya makanzu yerekana ko ari abapadiri, ubundi bakurira moto bakaza. Ubwo ibyo nabyo byari bibabaje pe, kubona abantu bafata Yezu bakamujyana nyine bihishe kugira ngo batabamenase. Ubwo batuzaniye Yezu mu gihe bari bamwopeye. Mu gihe rero twari mu bitaro turindiriye koroherwa, mu by'ukuri Beata yaraforusaga ati reka mbyuke dutembere, reka mbyuke numva uko niyumva. Mu by'ukuri hari igihe abantu wenda barwaza nk'umuntu bakavuga ngo umurwayi yagoranye cyangwa aragoye, umuntu akaba yakwiyamburuya, ariko Beata ntago yigeze angora rwose. Ntago nigeze numva ko angoye nk'umurwayi, kubera ko ibintu byinshi yageragezaga gushaka kubyikorera. Rero muri iyo processus yo kubagwa akageza ubwo yoroherwa, ari umuntu ushaka kwikorera buri kintu, adashaka kwerekana n'ububabare bwe. Twatashye aho twari ducumbitse ataroroherwa neza. Hari ibyo twagombaga kujya tugenda twikorera
tukazasubira kwa muganga. Ubwo aho twagereye ku icumbi aho twabaga, hari ububabare yagiraga bwa bundi burenze, byari mu gisibo, we akabikompara n'igisibo, akavuga ati ubu bubabare ndabukompara nk'ubwa Yezu. Niyo mpamvu n'ahanini atigeraga ataka, kubera ko yaravuga ngo ububabare bwe ngo arabutura Yezu mu gihe cy'igisibo, kubera ko yabufataga nka kado, yabufataga nka gift Imana yamuhaye. Ubwo bubabare bwe, mbega we ku bwe yumvaga bimushimishije iyo gift Imana yamuhaye. Ubwo yababaraga rero, niyo mpamvu yashinyaga iryinyo ku rindi, akagenda akaryama. Nubwo yabaga arimo kurya, ububabare bukaza, yarahagurukaga. Nabibwirwaga nuko ahagurutse akajya nko muri shambure, cyangwa akajya hanze agakomeza akagendagenda. Aho byoroheye nkirinda kumubaza ibintu byinshi, nari maze kubimenya, nkirinda kumubaza ibintu byinshi, nkahita mucunga, byakoroha akongera agasubira agafata nk'ifunguro yafataga. Byabaye byiza rero, nihuse turataha. Ariko ku munsi twagombaga turataha nyine, dutaha ameze neza, arimo yoroherwa. Nabyo tubishimira Imana pe, tubishimira Imana. Turaza, ubuzima burakomeza bugenda neza. Ubwo nongeye nihuse rero, tugeze inaha, ubwo yongeye kuba opere mu minsi yashize, kwa muganga ni kwa kundi kwihangana agakomera. Ubwo nariteranaga n'abantu bajyaga kumurwaza, ngira ngo nararanye nawe nk'amajoro, narayeyo 2 amajoro 2 mu minsi yamazeyo. Hanyuma arataha, araza aroroherwa hano mu rugo. Noneho mfata umwanya wo kuza kumusura, ariko nza ntinze, ku buryo nageze ahangaha nka saa 1 z'ijoro. Mpasanga abana baravuga ngo araryamye, arimo araruhuka. Ariko nkurikije ukuntu kwa muganga namubwiraga, turi kwa muganga, yaravuga ati we abantu ubu ngubu bazansura cyane muri weekend n'ikintu n'ibyo bazajya bagusura. Noneho ngewe nkamushyiramo umutima wo kuvuga ngo ajye agira akantu ka méfiance, avuge ko aryamye, ntagire umubyutsa kugira ngo aruhuke. Agaseka nyine akavuga ngo ntago yabishobora. Ariko nageze ahangaha abana bambwiye ngo araryamye, ntekereje n'ibintu namubwiraga ngo ajye agira ka méfiance, nyine abantu ababwire ko aryamye. Mpita mvuga nti bamwihorere, ndarindira kugeza igihe abyukiye, kandi natanabyuka ndemera ntahe. Ubwo kubera ko nta muntu wundi mukuru wari hano, hari abana barimo baniyigira, mpita ngenda njya muri chapeli ndasenga, mvamo ndangije rozari akiruhutse, ubundi mpita nitahira. Bukeye nibwo namuhaye message, namubwiye nti naje nsanga aryamye, njya muri chapeli ndasenga, ndangije nditahira. Aravuga ati atari kuratangaje kubera iki, kuki mutambyukije? Nyine ndavuga nti nyine ka méfiance wagomba kugira ku bantu baza bagusura bakakunaniza, uba ugomba kukagira kugira ngo uruhuke. Ariko nyine adashobora kubyumva cyane. Noneho nyuma nibwo naje kumutelefona nshaka kongera kugaruka, yaratangiye akazi. Ahita noneho nakunda kumutelefona hafi ya buri munsi mubaza waramutse ute, bimeze bite. Arangije ubwo yigeze gutangira akazi, arambwira ati erega ntuzongere kujya uhangayikishwa no kumbaza ngo meze nte. Ati ubu ngubu nagiye no mu kazi, natangiye akazi, ntugahangayike y'ukuntu meze neza. Nagiye mu kazi nubwo ntaha saa 10 kugira ngo wenda nze nduhuke, atari ko nta kibazo, ntuhangayike. Ibyo ngibyo byampaye umutuzo,
bituma ngabanya no kumusura numva ameze neza cyane. Natangajwe rero muri iyi minsi ya nyuma nuko bampamagaye bageze kwa muganga bavuga ngo ararwaye kandi ntameze neza. Kubera yaramaze iminsi ameze neza, numvaga ari ibintu biri pasageri, biri bumare akanya gato, wenda kwa kundi umuntu yirirwa kwa muganga agataha nimugoroba. Bigeze nyuma ya saa sita nibwo na telefone bari kwa muganga, ndavuga nti bigeze mumeze mute, ntabwo murataha? Bahita bavuga bati oya ntabwo turataha. Ndavuga nti rero umuntu wiriwe aho ngaho ubwo arananiwe, reka nze musimbure hanyuma mparare. Nahise mpakira utuntu uko yakavugaga ngo we ngo imibabaro ye ni impano, nanjye numvaga kumurwaza ari ibintu ngomba guhita nihutira. Numvaga niyo yambwira ngo ari yarwaye ngomba gufata utuntu nkagenda nkajya kumurwaza. Icyo gihe nafashe utuntu ngenda ngo ngiye kurarayo, nsanga nabiriweyo baracyariyo nta n'umwe watashye. Ndahicara bose hari abantu benshi. Mu by'ukuri mpageze nta n'isaha yashize, eta nabonaga arimo yari eta iri kiritike rwose, nta n'isaha ishobora kuba yarashize. Mu mwanya nahamaze nicaye naramurebye nyine, no gusenga mbona birananiye, ahubwo nkajya noherereza mesaje abantu dusengana n'abandi bantu nzi ko baba bafite imbaraga mu gusenga, kugira ngo byibura bamusabire bamusengere. Mvuga ngo ameze nabi, nohereje nk'abantu nka 4 b'amagurupe de priere nibamusengere ameze nabi. Hanyuma mu minota mike nabo batunguwe nuko mbohereje mesaje ngo birarangiye. Mu by'ukuri ni inkuru yari incamugongo. Kubura Beata wadushishikarizaga gusenga, buri muntu wese yamenyaga yageragaho, yakundanaga nawe, yumvaga yagera nawe ahageze. Rero mu kutumenyesha ko birangiye turi kwa muganga, twese twaguye mu kantu. Ni nkaho tutahise twumva ko tubyemeye kandi two twaramubonaga barabitubwiye. Mu by'ukuri twumvise ducitse intege twese abantu twari duhari. Ubwo ubuzima bwe buba burarangiye, ariko tudashidikanya ko Beata uko tumuzi, uko yarabanye n'Imana, uko yarabanye n'abantu, roho ye iri mu ijuru. Rero nta kindi twamwifuriza ni ugutaha ijuru. Nubwo tuvuga ngo turamusabira, ntekereza ko Beata ari udusabira kurusha uko ahari twebwe twamusabira. Rero abamarayika bamwakire Beata, akomeze adutegurire natwe tuzamusange, kugira ngo byibura ibikorwa byiza yakoraga, uko yabanaga n'Imana, tubimurebereho, natwe tuzagera aho tugera, tuzabonane nawe nk'uko abantu baba babyifuza. Murakoze.